bamwe muri bo bavugaga ko muri icyo gihe cy'iyo silence y'inzego bati rwose hari succession battle ikomeye cyane mu Rwanda, bakubwira bati kanaka arashaka gusimbura perezida urembye, kanaka arabishaka, kanaka arabishaka na kanaka arabishaka. Rimwe na rimwe ibyo bintu bishobora guteza n'imvururu mu bantu, bishobora gutuma rwose hari n'abadapanga gahunda zabo, kavuga ati none se ubundi ndashora imari y'iki kejo abarwanira ubutegetsi ibintu biza kuba byacitse n'igikuba, ibintu biri gusenyagurika, nta mari ndi bushora, ibintu biraza kuba ari ibibazo. Reaction yanjye nuko hari abantu baba bashaka guprofita iyo absence y'umukuru w'igihugu kuri scene ngo bayikoreshe mu nyungu zabo. Uzi nka RDF yanditse ririya tangazo risa kuriya, byabisobanuye guhirika ubutegetsi. Tuzigure kumenya ngo abakuru b'ibihugu babaho bate. Ibaze mu mutwe we harimo FDR, harimo M23, harimo Tshisekedi, harimo FRN, harimo Neva, harimo Amerika n'ibiganiro, harimo manda ye ya kane, harimo imishinga yemeye, igihugu cyemeye kizakora yo guhindura igihugu, ariko ubwo tuyita NST2, sibyo? Nayo ayifite mu mutwe cyane. Vision 2050, hakabona vision itari y'u Rwanda gusa ya 2063. So intambara ya Iran nayo yajemo, araza gutekereza ingaruka biza kugira, hari inflation ifaranga ry'u Rwanda rifite, hakaza mu bwo bufatanye n'abaparteneri, bari byinshi. Yabura rero wenda ko ari uko kuruhuka abantu ngo yeye ari. None ukuri kwa kundi nakubwiraga ngo nawe ni ikirango cy'igihugu, kuvuga ngo yarwaye nabyo hasanzwe ibihuha byibasira ubuzima bwe biki, nabyo mba mbibona nko kumugabaho igitero. Urabona ibi biri busige aba bantu bita opposition ariko yo kurwanya FPR, nkoresha iryo jambo, abantu babumva bakwiriye gusigara n'iki mu mitwe yabo nyuma yo kubona bakoze ibi bintu kabiri kandi bakavuga ko bari gukina politike yo kuzana impinduka abanyarwanda. Nge rero sinkubeshye, nabikubwiye ngo kiri mu biganiro bamwe muri bo batari bukunda, ariko n'undi sindi umukozi wabo, agomba kuri payroll yabo ngo ndaza gukorera kubashimisha. Yego. Opposition y'u Rwanda hari ibibazo ifite biteye ubwoba. Imeze nkaho iri anti Kagame na FPR kurenza gutekereza kuri manifesto n'ibindi bintu bakora, kumusumbya cyangwa se bavuga bati aha hafite intege nke, cyangwa ubuyobozi ayoboye bwagize ibyuho muri ibi, twebwe waduha amahirwe twabikosora. Yego. Hari umugabo witwa Frank Habineza uwo muri opposition y'u Rwanda. Dr. Frank Habineza. Nge ndamukunda personally, sinkubeshye. Yega amahoro y'Imana bane namwe bakunzi ba One Nation Radio, Radio Diaspora y'u Rwanda, ijwi rya diaspora y'u Rwanda. Uyu munsi tugiriwe umugisha none kongera kubana na Yves Nkuye mu Ruge. Yves, wiriwe neza? Wiriwe neza igirane. Uyu munsi umeze neza cyane rwose. Ariko sindakubona utameze neza, nkeka ko ari na compliment. Ukundana mu minsi yashize nameze nabi, nararwaye rwose, ndarwara nkorana uburwayi, ibintu byaba bakire tuba dukorera, hari igihe ureko bwuti nimubwira ko ndwaye akazi ndagatakaza. Wareba rero ibintu byose bikubranchijeho, ibintu tuba dusaba Imana ngo Mana mfasha ntera imbere, mu gihe watangira rero ugasanga noneho ibigukeneye ari byinshi cyane, kandi urwaye pe ukabyumva ko urwaye ariko ukatinya kubwira boss ati ndarwaye ndeka sinze mu kazi, ahubwo nimba wanakererwa kutarwaye ukajya usira igihe. Byoroshye kako niko kuba umugabo ntago ari ikintu cyambere gikora, ariko ubu bwo meze neza, umubiri ni fresh,
no mu ikofi mfitemo 200 nayo nta kibazo mfite na kimwe rwose ufite aho igihumbi wakohereza umuntu ukamurengerezaho nayo kubikura cyane. cyane rwose. Yves, merci beaucoup, reka tuganire, ni byinshi byo kuganira, hari speculation twabonye online mu minsi yatambutse ariko ntitwaziha agaciro kuko ntabwo ibintu byose bibonye tubiha agaciro tutangira kubiganira, hari uko twabonye inzego z'u Rwanda zatangiye kubivugaho, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Macron ndetse n'igisirikare cy'u Rwanda, hari itangazo ryazengurukaga ku mbuga nkoranyambaga rivuga ku buzima bw'umukuru w'igihugu ko butameze neza, bavuga ko bamaze igihe atagaragara mu ruhame, n'itangazo nyine ryasaga nkaho ryitiriwe RDF nk'aho ariyo yarisohoye, rivuga ko RDF iri kubwira abantu ko ubuzima bwa nyakubahwa perezida wa repubulika butameze neza, bari guhura na serious health crisis, bafite ikibazo gikomeye cyane cy'ubuzima, bagakomeza basobanura n'ibindi birimo bitandukanye. RDF yanditse ivuga ko ari fake news kuko ibyo bintu atari byo, bavuga ko ubuzima bw'umukuru w'igihugu buri mu kaga. n'itangazo ntabwo tuzi uwarikoze, twagiye turibona hirya no hino bavuga ko ubuzima bwa nyakubahwa perezida wa repubulika hashize ibyumweru hafi 3 kuko ngo nibwo aheruka mu ruhame, aheruka mu ntangiriro z'ukwezi, hari abanyeshuri yakiraga muri village ku itariki 4 niba atari 6. yego, hari abarimo rwose benshi ndi kubona hano bagiye babivuga, barimo ba David Himbara ndetse n'abandi, aho bavuga ko arwaye kandi arwariye mu Budage. Gusa hari amakuru menshi agenda abivuga, tugenda tubiganiraho gake gake. Reaction yawe ni iyihe? Nicyo kibazo nkunze guheraho cyane ku bintu nk'ibi, bibonye itangazo nk'iri mbere y'uko tubona irya RDF rivuga ko ari fake news, mbere ko twumva Yolande Macron avuga ko ntaho bihuriye n'ukuri, umukuru w'igihugu afite uburenganzira bwo gufata akanya akaruhuka. Ibintu nk'ibi, amatangazo nk'aya, wowe basesengura Nge ririya tangazo, reka mpere kuri speculation nk'izi ku buzima bw'umukuru w'igihugu zihari, uba uri hehe wowe ibyumva? speculation nk'izo zihari kuko atari ubwa mbere zibayeho, ntabwo ngiye mu bo zitera ubwoba ndimo rwose, ntabwo bimpangayikisha kuko ntabwo ari ubwa mbere umukuru w'igihugu cy'u Rwanda bamubika ari muzima. Hari igihe cyabaye abanyekongo bo baranabyina cyane muri Goma ko yapfuye. Hari igihe cyabaye biyobowe n'umupadiri, ntazi niba ari padiri ku ruhe rwego cyangwa mu buhe buryo, witwa Thomas Nahimana, mu bihe bya Covid, nabwo avuga ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yapfuye. Bidateye kabiri arabahinyuza, agaragara kuri kamera. Icyo gihe bwo baranakomeje, bamwe bati oya, iriya ni masike tubona, ni doppelganger. Abantu bazi ibintu bya doppelganger ni kumwe igira neza ashobora kuba afite indi fotokopi, uko usa, imyitwarire, imivugire. Ndashaka abantu barebye filime, uzi filime yitwa Vampire Diaries? Yego. Aka gakobwa kaba gakundana na Demon Salvatore, nyuma kakanakundana n'umuvandimwe we Stephen Salvatore, kitwa nibagiwe, ariko haba hari agakecuru kitwa Catherine kaka vampire nako kaba karabayeho imyaka 1000 imbere, kakajya kaza mu isura ye, kagakora amabara, abantu bakagira ngo niwe, kuko barasa, imico barahuye, ibintu byose barahuye. Ureba bavugaga ko ari uburyo bw'ubuhanga bakoze kugira ngo umukuru w'igihugu ajye agaragara nk'aho ahari, kumbi yarapfuye. Ni ibintu rero navuga ngo ngiye maze kumenyera, kubika umukuru w'igihugu ari muzima. Ku ruhande rumwe bisobanuye ibyifuzo by'uko abamubika yuko yapfuye ari muzima babimwifuriza gupfa. Bwa kabiri, abavuga ko ari mu bitaro aremye, style hari n'igihe bamwe muri bo baba bimwifuriza abaye atarimo. Tubyemeranye ko umukuru w'igihugu abanyarwanda baramukunda, ndetse hari n'umubare munini of course abanyarwanda bamukunda, ariko ntabwo yabura abanzi. Kandi nibwira ko buryo ubaye utanafite abanzi ujya umenya ko nta kintu ukora, igira nawe buriya batakubeshya urabafite. Noneho nkanswe umukuru w'igihugu wafite benshi kurushaho. Rero iyo hatangiye kuza rumors nk'izo, mbibonamo rimwe na rimwe nko gutera ibuye mu gihuru. Bimeze biti
hari iki noneho bamwe babiherekereshe izindi vanjiri bashaka kubwiriza. Bamwe muri bo bavugaga ko muri icyo gihe cy'iyo silence y'inzego bati rwose hari succession battle ikomeye cyane mu Rwanda. Bakubwira bati kanaka arashaka gusimbura perezida urembye, kanaka arabishaka, kanaka arabishaka na kanaka arabishaka. Rimwe na rimwe ibyo bintu bishobora guteza n'imvururu mu bantu, bishobora gutuma rwose hari n'abadapanga gahunda zabo, kavuga ati none se ubundi ndashora imari y'iki kejo abarwanira ubutegetsi ibintu biza kuba byacitse n'igikuba, ibintu biri gusenyagurika, nta mari ndi bushora, ibintu biraza kuba ari ibibazo. Reaction yanjye nuko hari abantu baba bashaka guprofita iyo absence y'umukuru w'igihugu kuri scene ngo bayikoreshe mu nyungu zabo bwite, mu nyungu za politiki, rimwe na rimwe babikoreshe nk'iturufu yo kurwanya ubutegetsi, kuko la plupart y'abantu babikoze ni abarwanya ubutegetsi. Ntabwo ndi buze gukoresha amazina yabo, ntabwo nibwira ko iyo ari platform yabo cyangwa se bakwiriye kuza kugiraho umwanya uhagije. Niyo reaction yanjye mu buryo bw'ibanze. Noneho icya kabiri kwa ririya tangazo ryatumye RDF isubiza, navuga ko ririya tangazo ryasembuye RDF gusubiza, reaction ya RDF nayo isembuye izindi nzego gusubiza. Uwanditse ririya tangazo nibwira ko whether ari muri abo bantu cyangwa n'umuntu wateye ibuye mu gihuru ariko atazi uburemere bw'ibyo akoze. Tubyemeranyije imbuga nkoranyambaga zijya zibaho ko abantu bikorera amavanture, bigira abavanturiye bagakora ibintu rimwe na rimwe binakomeye. Afashe ibirango bya RDF arabikoresheje mu itangazo, atangaje ibintu. Ngewe narebye content mpita mbibona ko atari RDF. Ntaniriwe njye gusesengura ibirango, narebye content mbona ko atari RDF. Uzi nka RDF yanditse ririya tangazo risa kuriya, byabisobanuye guhirika ubutegetsi, haba habaye nka kudeta. Kandi wareba relation ya perezida w'u Rwanda Paul Kagame n'igisirikare, habaye kudeta gute? Biri kure ko ibyo byabaho. Itangazo nka ririya, igisirikare kikaba icya mbere kijya kwiprononsa ku buzima bw'umukuru w'igihugu, igisirikare akaba aricyo kibanza, izindi nzego nuko baba bazifunze umunwa. Niyo byaba ari byo, niyo byaba ari byo, ntabwo byatangazwa. Nakubwiye narebye content, ntarajya no kuri ibi birango, ntarajya no kurikoresha uburyo ryanditse, gukoresha message ukitanzwe, yego verification tools yandi ngo ndebe, mpita njugunya ku ruhande. Nge ntabwo naribonye mbere nk'abandi, naribonye none mu gitondo mbere yo kujya ku kazi. Kwa kundi ngira ngo no muco umuntu wese ukora aka kazi dukora byanze bikunze aba afite isaha imwe cyangwa isaha ebyiri mbere yo kujya ku kazi yo kuba areba ngo ibintu bihagaze bite. Ubwo narirebye ngo mpita mbibona ko nta kintu kirimo. Ririya ribaye ukabona itangazo risa kuriya, riri authentique, risohowe n'igisirikare, ntakubeshye nge nahita ntangira kwibaza ngo ninde uhiritse ubutegetsi. Nicyo kibazo cya mbere nahita nshyira mu mutwe wanjye, nkibaza n'ubundi ko nabonaga inzira zose zibanye bidashoboka, bishobotse bite? Habaye iki? Analyse yanjye yaba ariyo, ntibishoboka ko RDF yakandika itangazo rimeze kuriya, ntibishoboka. Perezida afite office, sibyo? Iyo office afitemo umuvugizi, perezida afite umuryango, afite umufasha, afite abana bakuru, banafite inshingano zikomeye, sibyo? Perezida ni umukozi wa guverinoma y'u Rwanda. Guverinoma ifite umuvugizi, ifite n'umwungirije. Uwari umwungirije abanyarwanda bizera ko Imana yamuhamagaye, njye mu kwemera kwanjye mvuga ko yapfuye. Ariko nyine ni position navuga ngo iri vacant anytime yabona uyijyamo. Aho bitahaturutse ngo babivuge gutyo, haribona rivuye hariya, cyaba ari ikibazo. Wowe kuryanga ntiwategereje RDF? Ntabwo nabitegereje rwose. Ahubwo RDF kubivugaho tubyemere ko iyi ni ingingo ikomeye. Sinzi umunyamakuru uri very serious watinyuka kuyaborda izindi nzego zitayivuzeho. Wese ntiwabibonaga ku mbuga nkoranyambaga? Aho ukora se wabivuzeho cyangwa n'ukuri muri konje? Oya, niyo nari kuba ntayirimo ntabyo nari kuvuga.
ubu turabivugaho kuko dufite aho guhera. Urwego runuru rwatangaje ibi, tugashingira ku byo rwatangaje. Ikindi kintu kibirimo rero, gutangaza ku buzima bwa perezida ko arwaye, ko karwaye, naje kubibonamo ikibazo. No kutabitangaza absence ye mbibonamo ikindi kintu. Kubera iki? Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, tubyemeranye, ndabizi iki kiganiro kiri mu biganiro bitashimisha abantu abamwanga cyangwa abarwanya ubutegetsi ayoboye, ariko tubyemeranye, perezida w'u Rwanda Paul Kagame ni umuntu ufitanye igihango n'abanyarwanda. Yewe sindi no mu mitima y'abanyarwanda, ariko nakemera ko hejuru ya 75% by'abanyarwanda bamukunda cyane. Ibyo rwose ni ugutera inzuzi, ariko izo nzuzi zaza zihuza n'ibyo uvuze, cyangwa reka ngabanye mvuge 70, sibyo? Noneho ikindi, n'abatamukunda mu bari mu Rwanda baramwemera, bemera ko ashoboye. Nabo Imana izaguhe nk'amahirwe rimwe uganire n'umuntu utamukunda, kanimbwira ko nk'umunyamakuru ntuzabikoramo inkuru, cyangwa ntuzaba umuntu ngo uhite ujya kuri RIB ubabwira uti kanaka yambwiye ko atamwemera cyangwa se atamukunda. Mubaze uti noneho kutamukunda, avugisha ukuri. Umubona nk'umuyobozi udashoboye, hari abandi bantu ubona bamurenze, wumva icyo gusubiza, azararanganya amaso akubwira ati sha ndarebye ndabura pe, umugabo n'umukozi, ndaranganyije amaso mbura wamuri. uri kumva? Noneho iyi absence, izo rumazi zimaze iminsi, nibwira ko hari n'abantu bashobora nyine zishobora kwafekta. Ari nayo mpamvu nishimiye ko ngiye bwa mbere mbona ko guverinoma yari yatinze bitari RDF, nabibonye muri Tarifa, mu kinyamakuru Tarifa ariko y'icyongereza, baganira na Yolande Makoro. Nakunze icyo yababwiraga ko nta byacitse, nta bihari bihangayikishije, ariko bwahita ameze neza, ari muri konje, ari mu kiruhuko. Iyo ni inkuru itanga ihumure ku bantu, ko kuvuga ngo n'abantu babyibazaga. None njye kuri cya kintu nkavuga ngo kubera iki wenda bitahise bibizo rumazi zikiza, kuki se bije uyu munsi haje biriya, ntangira gusesengura nisesengura, ganyoke buriya bangaga kuzitiza umurindi, none se ubu kuki byabaye, hari hajemo kwiyitirira inzego, none se nza gutira konkiriziyo imeze iti. Umukuru w'igihugu njye mufata nk'ikirango kiri mu bikomeye by'igihugu, noti kuba umuntu gusa. Mbere yo kubaho ni umuntu, yarwara, yarwaza, yananirwa, sibyo? Yagira igihe none se nkanjye genda umujene, niba ntibeshye no mu myaka nkubye kabiri, sibyo? Nanjye ndaruha nkaka konje anyway, rwose nkandikira umukoresha wanjye nisunze ingingo imwe, buri mukozi wese abazi, avuga ni ndengeje umwaka ndi umukozi wawe, iki ingingo ivuga rero, gira utya umpe iminsi 18 yanjye y'ikiruhuko, utabariyemo weekend, utanabariyemo n'izindi konje. Uriya muri kamere yanjye ahantu henshi nagiye nkora nshaka kwiruhukira nyine no konje anyway, ese baga mu kwa 7 cyangwa mu kwa 12, making ashobora ko nyifata mu kwa 12 mu matariki 20 nabanziriza Noheli, kugira ngo weekend zirimo nazazibarirwa. Noheli niba mu mibyizi, mbone iyo konji ya Noheli, mbone na Boxing Day na Bonane n'umunsi uzakurikira, biryohe gutyo. Niba nge nananirwa ku myaka yanjye, nkumva nkeneye kuruhuka, nta n'akazi gakaze mfite, njya buri munsi mfite isaha 3 cyangwa 4 zo kudeyambera, umukuru w'igihugu niwe utananirwa. Tatekereje kuko yego turatwasesengwe, ariko ntatekereje aho Hadu yashobora kwinjira avuye gute. Nyine ubwo ndi kuvuga mu kazi kawe, ntabwo watekereje aho Hadu yakinjira avuye, ntabwo watekereje ku birometero 5 wemereye, ibirometero 50 wemereye abantu by'umuhanda wo gukora, ntabwo watekereje centre de santé, ngewe urumva watekereje ivuriro n'umukuru w'igihugu nk'intambara bafite mu mutwe, ahubwo no kutaruha ngo aruhuke. Buri munsi uko ugiye utakaje ibintu byinshi, byasaba mugani muri kwako nitwihugura, tuzihugure kumenya ngo abakuru b'ibihugu babaho bate. Ibaze mu mutwe we harimo FDL, harimo M23, harimo Tshisekedi, harimo FRN, harimo Neva,
harimo amerika n'ibiganiro byayo, amerika n'ibiganiro, Mm. harimo manda ye Mm. ya 4, Mhm. harimo imishinga yemeye Mhm. igihugu cyemeye kizakora yo guhindura igihugu, ariko ubwo tuyita NST2. NST2, Mm. sibyo, Mm. nayo ayifite mu mutwe cyane. viziyo 2050. viziyo 2050, Ah. hakaba na viziyo itari y'u Rwanda gusa ya 2063. So intambara ya Iran nayo yajemo, araza gutekereza ingaruka biza kugira, hari inflation ifaranga ry'u Rwanda rifite, hakazamo ubwo bufatanye n'abaparteneri, bari byinshi. Mm. Yabura rero wenda ko ari uko kuruhuka abantu ngo yeyeyeye arihe. Mm. None ukuri kwa kundi nakubwiraga ngo nawe ni ikirango cy'igihugu, Mm. kuvuga ngo yarwaye nabyo hasanzwe ibihuha byibasira ubuzima bwe n'ibiki, nabyo mba mbibona nko kumugabaho igitero. Kujya gutangaza ngo ari kuruhuka, sibyo, n'aba bantu bashobora kubyuririraho bakajya kuvuga ibindi bintu nabyo, kandi abantu bashobora kuza gukonsoma. Fata nk'urugero, bamwe mu barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, iyo ubirebye ubona ko muri ibibazo u Rwanda rufitanye n'amahanga bari ku ruhande rw'ibihugu bihanganye n'u Rwanda. Iyo nkunda kuvuga nti opposition yacu nibishoboka izigire kuza ibindi bihugu. Martin Fayulu hari ubwo avuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi, Oya. ariko muri ibibazo bya Kongo ari ku ruhande rwa Tshisekedi. Denis Mukwege hari ubwo avuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi, ariko muri ibi bibazo ari ku ruhande rwa Tshisekedi. Ubu umuntu aje ambwira ati abo ni ababa mu gihugu, mbwira umwopoza wo muri Kongo uri hanze, uri kumva, ukuyeho Kabila nawe wagarutse hariya kandi ku mpamvu tuzi, utari ku ruhande rwa Tshisekedi. Cyakira ikindi gihugu uzi gishobora guterwa cyangwa kikajya mu ntambara, ugasanga abandi bantu bakijugunye bati mu gihane ni mukubite. Mbibona nk'umwihariko rimwe na rimwe w'Abanyarwanda n'Abarundi, nibo bamera gutyo. None yibaze, reba ibintu bihari, tuba ariko twasiyuminge koko yari arwaye, ukabona nka guverinoma yatangaje iti umukuru w'igihugu ararwaye. Bamwe bari no kujya kumukina ku mubyimba, akavuga ati reka da, ari kwirwaza, yatinye gushyira umukono ku masezerano atari mu nyungu z'u Rwanda, ari hagati ya Kongo. Ntabwo hari kuri iyo narrative. N'ibi ngibi niyo busansa bashobora kubizanamo gutyo. Nyembo ni byiza kumurekera uko kuruhuka ko akakuruhukamo mu buryo ashaka, aribyo byari byiza, bijyanye na situation ihari n'ibindi. We yashaka akazasohoka muri silence, akongera ushize avayo ntiyahise aganira na Cleophas Barore, nimba nibeshye, n'ubundi akahamagara Barore bakaganira, kuko baranaganira, hari n'ibintu bya Rusesabagina. Yego, akivugira ibindi, arabivuga, atanze n'umugani mu Kinyarwanda turucira mu kasoro gatwara nyoko rwose, abivuga. Manze yarabwiraga Thomas ahari, sinzi yabwiraga, ariko yari ari gusubiza kuri rumazi. Hega biriya bintu izo rumazi, niyo mpamvu mpamubwira ngo nabyitondere, hari abantu zakozeho ziriya rumazi. Nta mugore umwe uzi hano mu Rwanda waje afite imvugo ziri controversial, ariko nawe agashingira kuri ibyo bintu, agatangira no guhamagara abantu akababwira aho baza guhurira, ubundi abandi tunaca turi no mu kinyabiziga ukumva ntabwo uri comfortable kuhanyura, ariko we atangira guhamagara abantu atari aho ngaho. Naho ndi kuganisha ikibazo cyane cya kabiri. Ikibazo cya mbere cyari kukubaza reaction yawe, ariko wanasubirijemo n'icya kabiri cyanjye cyari kukubaza impamvu amakuru nk'aya zasubizamo, n'icya gatatu cyari kubaza abo bantu kategori y'abatangaza amakuru nk'aya ngaya ni ayahe. Ikibazo cyane cya kane, ibintu nk'ibi bisobanura gute opposition y'u Rwanda rufite? Nabyo baye nk'ubisubiza, ariko opposition u Rwanda rufite, nihanganira gato, barabivuze bwa mbere, babivuga benshi, we ntabwo wakoresheje amazina, nanjye sinzi yakoreshe, ubona ko aricyo bashingiyeho nyine mu kopoza u Rwanda, bakabivuga bemye beruye, barimo benshi barabivuga, na n'ubu ngubu baracyabivuga. hari abari nk'uwo mugore we ari mu buroko, ariko hari n'abandi bakiri kubivuga. Nk'ubu ngubu mu kanya kuri minota mu minota nka 20 ishize, umukuru w'igihugu yakiriye Olusegun Obasanjo, ni perezida wa Nigeria, ex-perezida wa Nigeria, aramwakira rwose, baganiriye, kuko uyu ni former president, baganira ku bintu byinshi, baganira cyane ku bibazo biri mu karere,
baganira n'ibintu bitandukanye byo guteza imbere continental na global significance, ubwo bifite icyo bivuze yaba ku mugabane, ku mubumbe w'isi ndetse na Afurika muri rusange. Bose batanze ibitekerezo ku cyo batekereza cyazana stabilite, ubufatanye ndetse n'iterambere mu karere. Ni ukuvuga ngo umuntu, kuko hari igihe wumva abantu ukavuga ati ariko nabo baratanga ibitekerezo, usibye ko batumva ibintu kimwe n'aba ngaba, ariko nabo bafite icyo barwanira cyumvikana. Nyuma y'uko bavuze ibi ku mukuru w'igihugu akagaragara mu ruhame, bakanakomeza bakanabidefanda bati ntabwo ari we, nk'uko babivuze mu kanya, bakoreshaga amagambo bavuga ngo ntabwo ari we, ntabwo ari we. Na nyuma y'uko ubu bongeye kubivuga, akaba yongeye kugaragara mu ruhame, twizere ko tuzakomeza kongera tukamubona mu yindi minsi iri imbere. Ku ifoto ndi kubona rwose mu ishati nziza ishati y'amaboko maremare aseka, ameze neza, ari physically fit. Urabona ibi biri busige aba bantu biyita opposition ariko yo kurwanya FPR, reka nkoreshe iryo jambo, abantu babumva bakwiriye gusigarana iki mu mitwe yabo nyuma yo kubona bakoze ibi bintu kabiri, kandi bakavuga ko bari gukina politike yo kuzana impinduka abanyarwanda. Nge rero sinkubeshye, nabikubwiye ngo kiri mu biganiro bamwe muri bo batari bukunda, ariko n'undi sindi umukozi wabo, agomba kuri payroll yabo ngo ndaza gukorera kubashimisha. Yego. Opposition y'u Rwanda hari ibibazo ifite biteye ubwoba. Imeze nkaho iri anti Kagame na FPR kurenza gutekereza kuri manifesto n'ibindi bintu bakora, kumusumbya, cyangwa se bavuga bati aha hafite intege nke, cyangwa ubuyobozi ayoboye bwagize ibyuho muri ibi, twebwe waduha amahirwe twabikosora. Yego. Hari umugabo witwa Frank Habineza uwo muri opposition y'u Rwanda. Dr. Frank Habineza. Nge ndamukunda personally, sinkubeshye. Njye nanjye ni inshuti yanjye. Nge ntabwo turi inshuti cyane, ariko ndamukunda. Ndakubwira ikintu mukundira, sibyo? Wavuga ngo hari abantu banyuze inzira y'umusaraba irenze Democratic Green Party, ntabwo uzi uko byagenze kugira ngo yisange mu nteko. Ndabizi. Banyuze mu nzira y'umusaraba. Ariko still uyu munsi we ntabwo azanga kubwire ngo nanga perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Sibyo? Waraza akakubwira ati ngewe sinshyigikiye ko habaho ibigo by'inzererezi mu Rwanda, babifunga. Nibyo bivuga, nanjye nkumva ndemeranya. Nanjye icyo turacyemeranya. Ibi bigo icyo bakoze ni uguhindura izina gusa, bakareka kubyita iby'inzererezi, ariko ababifungirwamo uko bafungirwamo ntabwo ari ibintu bibereye umunyarwanda. Icyo si igitekerezo ukivuze se, ntabwo aba anyuranyije na leta, kuko izo santire zihari leta nyine mu gushaka kwa leta ibishatse zavaho. Uwo muntu burya leta ije ikamuhungabanya, abantu tuvuze duti leta yahohoteye utavuga rumwe n'ubutegetsi, ndabyumva, baba bafite rezo kubera ko ni igitekerezo yatanze. Ariko iyo hari gahunda nziza y'igihugu, iyo basi arayishima akavuga ati hari gahunda nziza kandi turishimira ko byagenze gutya, niyo tuzayunganira. Wigeze ubona Dr. Frank Habineza anenga ko u Rwanda rwagize uburyo rwihagararaho imbere y'ibitero runaka cyangwa menasi nizi? Oya, personally naramuhostinze nyuma y'ibyagoma, aravuga ati kuri ubu ngubu bya opposition twaba tubishyize ku ruhande, ubu twashyize hamwe nk'igihugu turi kurwanya ahantu haturuka ikibazo. That's opposition. That is what he said. Video online. That's opposition. Igihugu imbere, indonke n'ibindi upfa n'umutegetsi bijye ku ruhande. None nkabona uretse icyo kibazo muvuga ngo bari anti Kagame na FPR, kurinzo kugira manifesto na projet bavuga bati zazahura igihugu, niba nashaka ejo FPR zikopere izikore, none ahubwo baze kwidoga, imboga nkoranyambaga zirahari niho baba bari. Bavuga ati ariko twebwe dufite iyi projet ikorogoshora FPR, none yayishyize mu bikorwa rwose, bravo twarakoze. Iyo ntabwo yaba ari opposition nziza. None bakaza mu cya kabiri, ibihuha n'ibintu bidahari, perezida mumubitse rimwe kabiri, ubutaha ntabwo abantu bazajya bavuga ati n'ubundi ni babandi, n'ubundi ni babandi. Ubwo naho ngaho nanjye nashaka ese ejo nibaza n'indi projet wenda nzima, abantu ntibazasanga baraterewe icyizere kubera wenda tureke kubwira abo, tubwire. Hari abantu nyine usanga nko kuri YouTube wareba search history ugasanga ni ziriya nkuru zabo ari kureba, okay, hari n'undi muntu wabireba wenda kugira ngo amenye what's going on.
ariko abakurikira izo nkuru abakurikira abo bantu aba bafitemo icyizere barasigarana butumwa kinyuma njye nta muntu ntekereza sinkubeshye sintekereza ko bafite abantu benshi babafitiye icyizere mu Rwanda simitekereza bashobora kugira abantu babakurikira ariko bakunda abantu dukunda diversity sibyo kavuga ngo ibi bintu igira neza yabivuzeho gutya nakanda kabivuze reka numve na babandi babivuzeho iki ataruka ari umufana wabo tuvugishwe nta banyamakuru temera ni ubahira ko mukora umwuga umwe ariko ajya akora ikiganiro kacyumva cyane rwose whether muri icyo kiganiro nubwo utamwemera ashobora kuba afite amakuru yabonye utabonye harimo bita Pius Morgan mu Bwongereza we mukunda kube okay ntabwo nemera ibitekerezo bye nuko bitanga nubwo nge muzi no umunyamakuru controversial cyane amenyekanye muri ibi bintu bya Israel na Palestine abaza ngo ni umunyarwanda ahubwo wanze uvuga no umunyarwanda ati do you condemn Hamas ari controversial ukuntu ari interrupting abantu nyine ntago afite systeme journalistique nkunda nakigiraho ariko ndikanga muri episode nagiye kwireba yego rero nibwira ko nabo ari uko bimwe bishobora kugenda ariko abantu nyine bakabatera icyizere uraje uvuze umuntu ko arwaye gutya na gutya ko ari muri eta critique harimo umwe muri bo ntaza kwamamaza rwose nkurikira muri bo namubonye no mu gitondo yabivuze ati umuntu ameze nabi mbese umuntu wari umeze nabi mu gitondo ashobora gupfa uyu munsi akakira umukuru w'igihugu habaye ibihe bitangaza abantu bahita bagutera icyizere ntabwo nyine navuga ngo njye ni nk'inama nabaha ari ibishoboka simbabujije guhangana n'ubutegetsi mu buryo babishaka cyangwa se mu buryo babyumva ariko bituma batakaza credibility ariko bakore mu rwego n'ubutegetsi bubikanga buvuga buti aba bantu uko bafite icyonko mwokagira imana aba bantu uko bafite projet zikaze mwokagira imana ntibibi byo kuvuga ngo bakora umutwe urwanya ubutegetsi batukana ku mbuga nkoranyambaga banagire projet wenda za projet zajya zinatuma nk'uko Evode ntiyababagamo igihugu kimutekereza kikavuga gita ariko wowe turabona ufitemo n'icyonko vayo serving igihugu ndabiza bari bitavuga ngo ninde wakubwiye ko twe tubishaka n'ibiki nese ubu ntabwo ari gutanga umusanzu wose tuvugisha ukuri Evode uko umubona iyo ari muri Sena aba ari kumvikana nabo ku bintu byose kumvikana nawe ikisa ahubwo ariko umusanzu we arawutangiraho nyine arawubaha ababwira ati reka ariko umuhanda asungana n'umukandara n'uzanyuzamo imodoka ntabwo mbyemeye ubyemera byemere babigoronzore bigororo so modoka muzana zidafite abakanishi no yego nuko ibindi ahaho navuga ngo ahaho barashe igihwereye arabatamaje cyane rwose kongera kugaragara bitagaragara kandi timing ibaye nziza cyane bazanagwa rero niba nakomeza gutya bazagwa mu mitego myinshi ari nk'igihe nk'inzego z'ubutasi zizajya zihimba nk'akantu zikakabaransamo cyangwa nawe yabishaka afite indi mpamvu akaransa akantu mukamubura gato muti none harapfuye yanashaka n'indege ye akayitiza umuyede we wundi akanayigurukamo none ikaba yanagiye no muri icyo gihugu mwavugaga yavuga ati twebwe twayibonye indege ye yitwaga Rufini n'iyi Flight Radar 24 iratwereka ko yahagurutse i Kanombe igihe iki n'iki jya naha ihamaze ibi bihe n'ejo bundi yaragarutse mu gasesengura we kandi akabaha iminsi yo gusesengura yarangiza akagaragara ugira ngo ntaba ku discreditinze mu kinyarwanda cyiza aba bacishije amazi abatumye bacika amazi ni ikibazo gihari gikomeye cyane kuko gikwiye gushakirwa igisubizo hanyuma way forward irabiyihe banyarwanda birumvikana niba basobanuye barumva na kureba mukunda rimeze ite muri bo ese next time wabaye nk'ubikomozaho ariko bikwiriye kuba bimeze gute kuko umukuru w'igihugu n'umuntu abantu bakurikira bakenera amakuru ya buri munsi uri kuvuga kuba nk'uko byagenze gutyo uri kuvuga ikindi gihe bagarutse bakongera bakavuga bati n'ubundi yarembye bimeze gutya na gutya erega ntabwo ngiye mfite n'ikibazo cy'uko umukuru w'igihugu yaremba nta kibazo mbifiteho sibyo ariko umukuru w'igihugu afite abantu bashinzwe kumenya inshingano ze afite abo bakorana n'itegeko rifite icyo rigena igihe ndavuga itegeko nshinga igihe uko kuremba kwarenga ahandi abo rero bakorana n'umukuru w'igihugu bamuri hafi ni nabo basesenguzi bo kureba ngo ese ni byiza kubibwira rubanda ko bimeze gutyo cyangwa ibyiza ni ukubihorera
ni byiza kubibwira rubanda ko ari muri konji cyangwa ibyiza ni ukubyihorera? sibyo? abo bantu basese ngo twabarikiye akazi kabo mu gihe Imana imudutije atuyoboye, fine, well and good. ejo yanarwara agataha nk'uko undi mugabo wese ataha, ubundi suzi ngo azahoraho, sibyo? byaba ahubwo tukaba twiteguye kuyoboka unduza, tukabisengera cyangwa se tukabiharanira ko ahubwo hazaza undi ukora ibintu biri positive, yego, ufata igihugu kikagira aho kiva n'aho kijya. njyewe ubwo ndi kwibaza ubundi tunabare apfuye umuntu ubiserebura ni muzima ngo kuko utamwemera gusa. Perezida Kagame ntabwo ndi umukadire w'ishyaka, ntabwo ndi umukada muri FPR, ariko nanjye nemera ko Perezida Kagame yakoze ibintu bigaragara ku butegetsi bwe, hari ibintu bigaragara. ibindi rero byakosoka, aracyafite imyaka, hariya yarahiye muri uyu nushize, aracyafite imyaka 4 yo kugira ibitezwa imbere ndetse no kubyita kubikosora. na mbere abantu niba bamugira icyizere bakamutora, agenda akosora ibindi, ateza imbere ibimeze neza, akosorwa ibindi, na nyuma n'uzamusimbura aba ari umuntu uri positive, ushobora kuvana igihugu hakagira ahandi akijyana. ariko kuvuga ngo ukwifuza umuntu gupfa gusa, nta opozisiyo irimo rwose. nta opozisiyo. hanyuma muri icyo ngicyo wari ukomojeho, ubibona ute mu Rwanda? ubona abantu bahari ari abahe bari kuri kariba yo kuba bakorera mu ngato umukuru w'igihugu mu gihe wenda yavuga ati ntabwo no kubijyana muri worst scenario? Nje ntabwo ndi mubemera ko mu Rwanda nta bantu bahari basimbura umukuru w'igihugu, ntabwo mbyemera gutyo, sibyo? nemera ko umukuru w'igihugu yayoboye neza, hari ibyo yakoze byiza byinshi, yego, nkemera ko ibyo byiza yakoze hari ababimufashije, hari n'abigiraga kuri ibyo igihugu cyakoraga, bashobora no kuba bafite ibirungo bavanye ahandi. rero ntabwo yari wo mwanya wo kubabona, ntabwo ari wo mwanya wo kubabona, kubera ko yakoze ibikorwa biri outstanding. abantu bashobora gutekereza ngo nta wundi uhari ngo wakomerezaho, barahari, sibyo? kandi nawe mu byo ari gukora harimo kubarema, ashobora kubarema abizi ko yifuza ko amusimbura bigira neza, cyangwa akafite abantu 10 avuga ati nifuza ko umwe muri bo yazansimbura. ashobora no kugira abarema mu buryo atazi, sinzi buri kumva iyo logique yo kuba yarema abamusimbura mu buryo atazi, binyuze whether yatanze modeli uko ibintu bikorwa, abantu baba abanyeshuri beza, ariko bikajyana n'impano basanganywe yo kuyobora, bikajyana n'ubundi bumenyi bavanye ahandi, bishobora gutuma nyuma yo rwose utungurwa ukabona hari undi muyobozi mwiza u Rwanda rufite utari we. ngero mbona nta mpamvu yo kujya kuri pressure ngo abantu bamurashinge ngo tubwire ngo ninde. ahubwo mbona abanyarwanda dukwiriye kwirinda kugwa mu makosa abandi bagwamo. umuyobozi uzaza nanyura mu nzira zikwiriye ngaze nyuma ye, tukamuyoboka tukava mu buhoni, ko ibihugu byinshi bitakaza umwanya mu kurwanya umuyobozi kandi bakaba bafite n'ibintu yabakorera. nicyo kintu cyonyine mbona, nkavuga ngo uko twamuyobotse tukamwumva tukanamwumvira, n'undi tuzamuha amahirwe nyuma ye, kuko ntabwo wambwirerega ngo ibi bintu byiza byose u Rwanda rugezeho byaba byaragezweho gutyo gusa adafite abajyanama beza mu banyarwanda, adafite abandi bantu babimufasha. byose ari ukuvuga ngo from A to Z, ni ibitekerezo bye gusa, ni creativity ye gusa, ni innovation ye gusa, ntabwo bishoboka. we nk'umuntu ufite iyo don y'Imana ashobora gutekereza imirongo migari, sibyo? ahandi bakamuha ibirungo bakamuga bati nibyo musare, ubwato uyoboye urashaka ko bujya hariya, ariko muri iyi nyanja igira neza budura ni umuhanga mu guhangana n'imiraba, na Yves ni umuhanga mu kugashya neza niyo nta miraba yaba ihari yihutisha urugendo. uyu ntabwo abo bantu babura nawe arabazi ko bahari,
sibyo, hasigaye icyo gihe ko kizagera bishatse cyangwa abanyarwanda babishatse ntibamutore bakamubwira turananiwe, umunsi bazabibona gutyo, cyangwa akababwira ati ndarushye nabahaye ibyo nari nshoboye byose mureke undi ankorere mu ngata. Kuvuga ko nta wundi uzaboneka mbifata nko gusuzugura abanyarwanda no gusuzugura akazi yakoze. Njye nemera ko mu kazi yakoze yanaremye abandi bayobozi barahari, ahubwo kuba umuyobozi mwiza egari no kureka umuyobozi ugukuriye nyine akayobora, noneho nyuma nawe ukaba wazakora. Ntibibe nese ukeneye ngo abantu baze bajye kubyigana nawe ngo rega natwe twakora, kandi agishoboye waretse se agakora ugategereza tani yawe. Niba uri uwo mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi mu byige, ndi kuvuga abari kumwe nawe, abari kumwe muri FPR, bari kumwe nawe, babanye nawe, bafatanyije kubohora igihugu. Iyi myaka 30 uzabaje ni u Rwanda rwungutse b'abanyabwenge mu ngeri zose, uza abantu babohoranye nawe igihugu ari abana ari bato, nyuma bakiga bakavamo abantu bazi ubwenge bafite n'ubundi bumenyi bukaze. Ntabwo habura sindi bukubwire ngo izina ngo mbona kanaka yavamo umuyobozi mwiza, hari abo nabonye bo banapropose, isindi bupropose, ariko hari abo mbona bavamo abantu bafite potential nyine zo kuba igihugu bagikomezanya kikamera neza, as long as twabumvira tukayoboka ubutegetsi bwabo. Cyane rwose ni byinshi byo kuganira, urakoze no kubituganirizaho. Yari ingingo ngari abantu bakeneye kubonaho umucyo, abantu baraza kutubwira icyo babitekerezaho. Gusa iki ni ikintu gihari, turi kugana ku musozo, wenda ne tubona mwasanga tuganira no ku zindi ngingo hari ziteguye, ariko u Rwanda ni igihugu gifitanye n'ubufatanye mu bya gisirikare n'ibihugu birimo Repubulika ya Centrafrique. Mu ishize nibwo twabonye muri ECAS ibihugu byinshi nyine biyemeza ko Kongo ari iyobora umuryango, u Rwanda rukavamo, kandi icyo gihe u Rwanda n'u Rwanda rugezweho mu bihugu abantu baketse ko na Centrafrique irimo. Kuri ubu ngubu u Rwanda na Centrafrique umubano umeze ute? Twabonye kimwe mu bihugu byari bifitanye umubano mwiza n'u Rwanda biri muri ECAS, birimo Congo Brazza, byakubuta kuvuga u Rwanda abashoramari bavuga ko batabukoresheje batabyaza umusaruro, ariko abantu baravuga bati muri politiki ntabwo bajya bavuga ikintu straight gutya, bari mpamvu ituma uvuga iki ngiki. Urabivugaho iki bijyanye na Centrafrique muri rusange, igihugu kiyobowe na Faustin Archange Touadera, ku minsi yashize twabonye kandi y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Centrafrique igihugu twabonye ko cyafashijwe n'u Rwanda kugira ngo kigire umutekano gifite uyu munsi. Nawe se si ari kuvugwa ibigenda gusa gutya by'uburwayi n'ibindi. Faustin ararwaye, amakuru avuga ko ari kuvurirwa mu Bubiligi. Rero icyo kubivugaho nta kindi, nuko nakifuza ko akira, kuko uburyo nabonye ibitangazamakuru birimo Africa Intelligence bisobanura uburwayi bwe biteye ubwoba. Umuntu waje kuyobora inama y'abaminisitiri yerekana ko ari muzima, birangiye atangira gucika intege, arihangana, aza gutaha atayihumuje, ageze mu rugo arushaho kuremba ku rwego hari aho yageze yenda kugwa ku maesikariye y'inyubako abamo. Bivuga ko hari n'aho yageze akajya aruka ibintu birimo amaraso, baramwihuta bamujyana mu Bubiligi. Rero igituma mvuga ngo ndamwifuriza gukira, ndabona kuko baganaga mu bihe by'amatora abantu bashobora gutekereza ko Archange yarozwe, hagasigara impungenge yaba yarozwe nande. Nabo mu ruhande rwa François Bozize bahanganye by'igihe kirekire, ndetse abarusiya n'abanyarwanda bagatuma Bozize atigarukira ku butegetsi. Uriya abantu baba bari kuvuga ngo Kabila ngo nawe uzari umukuru w'igihugu wabaye inyeshyamba, bamwe bakanavuga ko M23 ari ko yakoze cyane ko yazanye uwahura umukuru w'igihugu akajoininga nk'inyeshyamba, ariko na François Bozize yahoze ari umukuru w'igihugu kugira ngo yari yaragiye muri 2003, amaze imyaka 10 nayo yagiye akoze kudeta, baramuvudukana avaho mu buryo busa nabi n'ubundi. Niko kurwana ashaka kugarukaho u Rwanda n'abarusiya baramunaniza. Abantu bakitangira kwibaza byinshi, bakibaza bati se ko Faustin Archange Touadera yaraherutse guhindura itegeko nshinga, akaba yaragiye kuyobora indi manda n'ishobora kuba ari iya nyuma, baba ari abantu bo muri sayiko ye bavuga bati have wikigira umwami, dore ntabwo ari uko ibintu byakabaye bigenda.
hari ikindi gihugu havuzwemo ibisa nk'ibyo ko bikijije umukuru w'igihugu badashaka akaba umwami. Kihe? Ntabwo ndi bukikubwira ariko ni hafi no muri Afurika. Ariko ba nyirabyo bari kubyumva ibyo mvuga. Hari no mu kwezi kwa gatandatu, sinza kukwibutsa umwaka. Ese byaba Abafaransa cyangwa abandi bo mu burengerazuba bw'isi nabo yababaniye nabi, ariko nyuma havugwa amakuru y'uko haba hari abari kumufasha mu kuzahura umubano nabo. Ese haba ndi abona rero Central Africa, igihugu gikize cyane kuri zahabu na diyama, igihugu gifite umutekano na politike biri fragile, nkabona bishobora kwita bigishyira muri kawo, byagira ibibazo. Ubwo bikaganisha he umubano wari nta make wari wakadasohoka hagati y'u Rwanda? Aramutse agiye byajyana n'umusimbuye, umusimbuye ku butegetsi ashobora kuwutsimbataza cyangwa akawushyira habi, bijyana n'uje ku butegetsi. Ariko akazi u Rwanda rwakoze muri Central Africa n'ibyo rukorera none ntabwo ari ibintu byo gusimbuza mu kwezi kumwe cyangwa abiri. Ni ibintu byarangira bifuje ko u Rwanda amahirwe menshi n'ubundi waza wese bakomeza gufatanya. Fata muri Mozambique. Muri Zambike Philippe Nyusi yavuyeho, haza Daniel Chapa. No mu ishyaka rimwe? No, bose nabo muri Frelimo. Daniel buriya bakuvuga ko mu bihugu yatezemo indege ajya gukonsulita mbere yo kujya hariya kwiyamamaza, harimo u Rwanda na Portugal. Aho umubano ntiwakomeje, ntibigutungure niyo hajyaho Mondirane. Ariko ngaho bimeje nkaho ari Nyusi wamuteguriye ikibuga kugira ngo azajyemo. Noneho par contre muri Central Africa baramutse ko kubyiri kuvuga aribyo nkuko nanjye nabibonye kuri African Intelligence bamuroze ari kwivuriza mu Bubiligi, abivuze ko nabandi baba bagarutse barimo François Bozize. Umuntu ashobora no kurugwa n'abantu be, umuntu ashobora no kurugwa n'abantu be. Uwo twavugaga se ntabwo yasimbuwe no mu ishyaka rye, ushobora kurugwa nabo mu ishyaka ryawe. Umuntu asangiye ukwemera icyo mupfa ari ubutegetsi gusa, bakaba baza bakakubwira ati ngaho igirayo. Ibyo byose birashoboka cyane. Yves, reka ngushimire cyane. Wakoze cyane. Wakoze nawe.